sha wakoze rero wampaye ikiganiro kiryoshye rero none ufite bizatuma ugaruka ufite ikibazo nuko wambaye utwenda twiza turangije ikiganiro bo nubundi wari wambaye neza bien sûr ariko niyo mpamvu vise mfata icyemezo cyo kukurega ku bantu mu ndebere ukuntu Carine aberewe sinabitekereje ni wowe unuza ugomba kudesida imyenda abantu bambara ukavuga n'ibyo ushaka ngiye kuzashaka umuchef costumier uzajya udesida ibyo abantu bambara mais oui faut kujya ukora ibintu bya theme uyu munsi ni umukara ejo ni icyatsi ejo bundi ni ubururu bivuze ngo nta muntu n'umwe ukifata ko mu bushuti cyangwa mu rukundo ukifata ngo yipoze des vraies questions yibuke des côtés positifs de la personne. Pourquoi j'ai connu cette personne? nkabihekenya namara kubihekenya nagera mu rugo ngahita nkuriza akamesaje nkavuga ati next. No. Nse wowe wemera ko biriya bya kera ari byo byari byiza cyangwa wemera ko ibi iki byari byo byiza? Ibya kera n'iby'ubu nta cyiza na kimwe. Il aurait fallu qu'on fasse juste milieu, tu vois. Un juste milieu. Un peu iyi generation un peu ya generation tukavanga bigatanga akenshi abantu bose bakunda ibya kera n'abatarabibayemo on aime toujours dire ngo kera byari byiza abakobwa batrena entre filles abahungu ni entre garçons nese namwe iyo baba scrollinze birababaza kudukita se ubu namwe mujya bisigaye bidutusha moins. D'où pourquoi tout a changé. En tout cas, moi, personnellement, moi, je parle pour moi, l'entourage yanjye n'ibyo mbona. Uburyo umukobwa mbere wamukitaga akaba yamara nk'ibyumweru ari enfermé. Même akicisha inzara akananuka. N'ubu ngubu uramukita uyu munsi le soir même ari en boîte. Agatahana undi mukapo. Byanashoboka nimba wowe noneho zaravuyeho aramutahana. Nimba gifite un peu de valeur encore qui lui reste ari bwifate wenda agende enjoying n'ibiki atuka nyine nta mukobwa ukicara ngo ari kurira ngo kuko umuhungu yagiye cyabyo byari kera franchement mwaratwigishije twarakize isomo ryarinjiye là vraiment